mu biganza byawe. Mfite confidence kuzasubiza gusenga kwawe, uzasubiza gusenga kw'abagusaba kubaka ingo, kuko niwe wavuze ngo si byiza ko umuntu aba wenyine. Umuremera umufasha umukwiriye tukiri inaha ngaha. Mu ijuru ntituzakenera gukundwa no guhabwa keya no kugira abagore n'abagabo, wowe tugeneye tukiri inaha. Ibyo bimpa ubushizi bw'amanga ko aba bahungu n'aba bakobwa barimo kugusaba ko wabubakira, uzabubakira mwami w'aba. Mu ijuru ntituzakorera amafaranga. Ibyo bimpa ubushizi bw'amanga ko wavuze ngo abagaragu bawe abakwizera, ayiwe inshuti zawe abakiranutsi bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Wabivuze tukiri intanganya guhora ku ngoma. Ibyo bimpa kwizera gukingura imiryango y'imirimo yo gukora ku bahungu bawe n'abakobwa barimo gusaba gukingurirwa imiryango. Jambo ryawe ryarambwiye ngo iyo umuntu aje muri Kristo Yesu ngo wibaga ngo arekeraho kwiba, ngo ahubwo akoresha amaboko ye kuko uzi ko bikenewe. Ndasenze ngo iyo miryango ikingurirwa abahungu bawe n'abakobwa bawe, bakoresha amaboko yabo, ubuzima bwabo buhinduke, ye kubaho depanda kandi yageze mu myaka yo kwitunga no gutunga abandi no gushyigikira umuryango. Kingura imiryango mwami w'abami, isi n'ibiyuzuye n'ibyawe. Nasanze warema kampani nshyashya, ugakingura imiryango mishyashya, ugakingura imiryango aho itari. Wowe ubasha gufukura amariba mu butayu, wowe uvisha amazi mu rutare, ntiwananirwa gutangiriza umuntu akazi muri uyu mujyi wa Kigali. Birakoroheye mwami w'abami, birakoroheye. Wowe watwigishije ibyo kutizera ari icyaha. Abantu bashobora kumva ari akantu koroshye, ariko kutizera ni icyaha. Kubera iki? Abahagaze mu kibazo cyarangiye baragendanye n'Imana mu gihe cyo kugitegereza, iteka bashima icyo Imana yakoze mu buzima bwabo muri iyo minsi yo gutegereza. Ari binajya ngansaba Imana nkayibarira imyaka n'ubu ntabwo irabimpa, ariko none nkajya mbwira Imana, iyo Mana yanjye tuziranye iyi ntabariraho natakengikizwa. Reka burya amasengesho asa yo kwizera, uwo twizera n'uwo dusenga ni Yesu. Nuhura n'umuntu kubwira ati njyewe nkubita 3 ati gahita imanuka, uzambwira uti nturabona. Kuko hari abakubisa 3, bakubita 7, bakubita 40, bakubita 100, bakubita bikomeza bihagaze. Bimwe mu bintu bituma amasengesho abiha kandi akagorana no gusanga Satani, kuko azi ko ibyo twita ibyaha tubizi ko ari ibyaha, n'abisi babyita ibyaha. Umuntu ntakeneye gukizwa kugira ngo amenye ko gusambana ari bibi, nataranakizwa arabizi. Niyo mpamvu amasengesho menshi atari mu kukubaha Imana, rimwe na rimwe ajya bimfabusa. Ugasanga abantu baruhiye mu misozi, baruhira mu mazi. Kubaha kwinshi, kumvira kuvanze n'icyubahiro, barukore benshi twarabitakaje. Kandi imigambi y'Imana ihora ari myiza kurusha ibyo usengera. Ni ukuri burya nta muntu ufite imbaraga zo kwica ubuzima bw'umuntu, burya Imana iba yarabyemeye. Kandi hari umusore n'umugabo ujya uvuga kuri mariage witwa Hategeka Imana nde Sugira, yanditse akantu keza avuga umumaro wo gutinda nako kutaryamana mbere yo gushaka kuri Twitter, kuko avuga ibintu byiza, ibintu avuga ndabireba. Noneho umuhungu udatereta umukobwa ngo mukoreho amwereka nyine ko mukunda, ngo nukwera ko ari umurokore, bazabaseka mwabahungu mwe. Rero igika ugaha amaboko ye kurwana, ariko n'ibibembe byo wabyitayeho, utwitayeho muri detaye. Nibisa n'ibitaremereye iyo tubibwiye abandi bakumva nibyo twigira, wowe ubyitayeho mwana. Urakoze ko tuzagarukana amashimwe ku munsi w'ejo. Urakoze ko tuzagarukana ubuhamya, tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru. Mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya. Iteka bagutegereje ngo yaba yaraje akaza nk'uko ari, kugira ngo mwuzuze imbabazi zanjye no kugira neza kwanjye, mushoboze ibyo adashoboye. Haleluya. Ariko iyo umuntu abivuga gutyo niho abagejeje kumenya, ariko si yo shusho y'Imana. Haleluya. Ni ukuri tutanayikoreye yahagurutse abandi, kandi tutayikoreye mwumve n'ikindi gitangaje, ntibyo azatubuza kujya mu ijuru, kuko ikizatujyana mu ijuru si imirimo twakoze, nicyo Yesu yakoze ku musaraba. Haleluya. Ariko iyo uyikorera kubw'urukundo yagukunze, kuvuga uti se namwitura iki, umukorera nta bwoba, umukorera ufite umudendezo. Imana yibutsa abantu gufata ikiruhuko,
Imana yibutsa abantu gufata holiday, vacancy. Yabwiye abigishwa be, dore ngo murarushye, abantu n'urujya n'uruza, nimuze tujye kuruhuka. Yesu ashimwe, haleluya, haleluya. Ntago ari Imana y'idini, Imana ishimwe cyane, kuko umurimo bari bafite warihutirwaga, ikindi bari bafite igihe gito. Yesu yagombaga gukora imyaka 3 gusa, ariko tekereza uwo mugabo ubwira abigishwa be 12 batarabasha kumva ibyo ababwira, kuko yarinze agenda batarabimenya, bakirwana ngo ninde ube mukuru, ariko akabona ko bakeneye kuruhuka. Haleluya. Mu gice cya nyuma cy'ubutumwa bwiza bwa Yohani yasanze barasubiye kuroba. Petero ngo aravuga ngo nyesubiye kuroba, kuko yari afite influence kandi Imana yamugize umuyobozi, n'abandi bavuga ngo ubwo natwe turajyana nawe. Yesu aje asanga baraye barobye nta kintu bafashe. Ifi sinzi aho yayikuye, yarabanza bokereza ifi n'umutsima, abaha breakfast y'umuruho barayemo. Umugabo wamwihakanye baragendanye imyaka, yarakijije nyirabukwe, yaratubuye imigati, yarakoze ibitangaza, yaramuhaye lift hejuru y'amazi, yarangiza akamwihakana, akaza ataje kumucira witeka. Haleluya. Yuzuye imbabazi zirenze uko tubizi. Arabanza arabagaburira, barangije basubira mu gihango. Haleluya. Baramubwira ati Petero urankunda, kuko Petero ntiyari buzagira imbaraga zo gukomeza kujya gukora atarasogongeye urwo rukundo. Gukundwa n'imbaraga za terorisi. Haleluya. Petero urankunda, urusha aba bose kunkunda. Petero ati yego mwami, urabizi ko ngukunda. Ariko arongera aramukiza kumwihakana kw'inshuro 3, amugarura mu rukundo kugira ngo rumucengere. None Petero azarinda agera mu rupfu atongeye kubivamo. Haleluya. Bimwe mu bintu bituma amasengesho abiha kandi akagorana, no gusanga Imana irakaye ishinyitse amenyo yenda kukwica. Bituma amasengesho abiha, bigatuma amasengesho avunana, bigatuma wiyiriza usa nkaho urimo kugura faveri ye. Reka agukunda byakunaniye, akagukunda wabishoboye, gusa akifuza kudahora unanirwa, kuko isi yo ntigira imbabazi. Kandi ubwami bwo mu mwuka, nako ubuzima bwo mu mwuka uko bwubatse nuko bwubatse. Imana yifuza kugwiza imbaraga kugira ngo ubashe gutwara ibigutegeka, ubashe kubirusha imbaraga, kugira ngo umwanzi uzagutera adafite impuhwe uzabashe kugira imbaraga hejuru ye. Haleluya. Ariko data kugira ngo akumve ntago gusaba ngo wiyirize, ni wowe ubikeneye, ni wowe ukeneye kwiyiriza, ni wowe ukeneye gusenga kugira ngo ube hejuru y'ibiguhiga. Imana ishimwe. Wamwumvise uwo data twasanze, cyangwa bikagucengera ukanyurwa ukaryoherwa. Haleluya. Imana ishimwe. Iyi Imana yajyaga gukora ibitangaza mu bantu, yavuga ngo mwiyeze kuko ejo nzaza kubasura. Haleluya. Benda kwambuka Yorodani, Yesu yarabasanze aravuga ngo mwiyeze kuko Uwiteka ejo azakora ibitangaza hagati muri twebwe. Iteka iyo bajyaga kugenderwa n'Imana mu buryo bukomeye, yabasabaga kwiyeza. Ntago mu isezerano rishya byahageze ngo bihinduke. Yarongera atubwira ngo nitubabera nkuko nawe ari uwera. Haleluya. Ikintu cy'attractinga kubaho kw'Imana, gikurura Imana, nukuba muri ubwo buzima bwo kwifuza gutunganira Imana. Nukuri twahindutse abera tutabikoreye kubw'icyo Yesu yakoze ku musaraba. Ariko se nyuma y'ibyo, ese uryoherwa no kwifuza kutababaza Imana? Ese nicyo umutima wawe utembamo uganamo? Nicyo kintu gikurura kubaho kw'Imana. Ntitukabyibagirwa nshuti z'Imana. Haleluya. Igisho z'ibihe bya nyuma zirimo ziratubwira ko bitari ngombwa, ariko ntabwo ari ukuri, ni ikinyoma. Ikinyoma cya Satani. Satani kuko azi ko ibyo twita ibyaha tubizi ko ari ibyaha, n'abisi babyita ibyaha. Umuntu ntakeneye gukizwa kugira ngo amenye ko gusambana ari bibi, n'ataranakizwa arabizi. Satani rero ko abazi ko aho ngaho atakikubashije, adusanga mu nzu y'Imana akatwinjizamo inyigisho zitari zo, kugira ngo tuburane no kugira neza kw'Imana. Tumuburire mu nzu ye kandi duhari. Haleluya. Imana itugirire neza. Itangiro ryo gusenga neza no gusubizwa. Haleluya. No guhinduka kw'ishusho y'Imana ufite mu mutwe wawe. Hari umuntu unyumvise?
itangiriro ryo gusenga neza no gusubizwa ni uguhinduka kw'ishusho y'Imana ufite mu mutwe wawe. Haleluya. Uko Imana iri mu mutwe wawe, uko uyizi, bikwiriye guhinduka. Kubera ko dutinze mu nzu y'Imana no mu isi ya kirokore, byinshi tuba tubifite ku munwa tunabiririmba, ariko indani mu mutima wawe kizakubwira ko bitari byo, nuko iyo wakubititse iyo shusho y'Imana batariyo ufite, itawumva itakwitayeho, itanagukunda. Reka nkoreshe gatoya uru rugero rwo muri Luka 15. Turamuzi wa mupapa mwiza na wa mwana wari warabaye ikirara waje amusanga, igice cya 15 umurongo wa 17 tugeze kuri 21. Ngo nuko yisubiyemo uwo mwana, nuko yisubiyemo aribwira ati abagaragu ba data ni benshi kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho nge inzara insinze hano. Reka mpaguruke nge kwa data, mubwire nti data, nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe mpaka mbe nk'umugaragu wawe. Reka mpaguruke, umwana yisubiyemo, reka mpaguruke nge kwa data, mubwire nti data, nacumuye kuyo mu ijuru, avuga ko yahemukiye Imana, nacumuye no mu maso yawe. Asa n'umubana afitanye na se cyangwa na data wo mu ijuru hamwe n'umubana afitanye na papa wo mu isi, kuko bombi yarabahemukiye. Ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe mpaka mbe nk'umugaragu wawe. Arahaguruka ajya kwa se. Haleluya. Agituruka kure, se aramubona. Haleluya. Se aramubona. Nuvuga ngo se yahoraga ategereje umwana we, na wundi muntu wamutanze kumubona. Kubw'urukundo rwinshi yahoraga ategereje umwana we. Haleluya. Murabizi iyo twacumuye ku Mana cyangwa twakoze amakosa, twibwira ngo ese none ngo ndahera hehe, ngo ndamuhera hehe, ngo ndumva ngo isengesho ryanjye ritarenga prafu. Ariko nibyo twumva, ariko siko kuri kw'ijambo ry'Imana, sinako kuri mu mutima wa data. Muranyumva batiza Imana. Nganiriye n'abantu batari bake bambwira ngo singitinyuka no gusenga, ngo kubera ibintu byose nakoze, ngo nari nararahiye ko ntazongera. Reka nongera ngo nushaka ntuzirwongera kugira gute kurahira, uzajya umubwira ngo Mwuka Wera nshoboza, ariko kuko uzarahira kutazongera kubeshya wongera ubeshye, nta mpamvu yo kurahira. Ariko se yaramutegerezanye urukundo rwinshi. Icyambere ngo aramubona, aramubabarira. Uziko yamubabariye akimubona hariya hakurya, umwana ataranamugeraho ngo amusabe imbabazi, ariko yabonye ko umwana yisubiyemo kandi agarutse. Ugitekereza kugaruka, ugitekereza gusanga Imana, imbabazi z'Imana zirahari ku bwabo. Haleluya. Isa aramubona, aramubabarira batarahura. Kubera iki? Data areba motives, areba intention z'imitima yacu. Katumuha icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Ibinyoma bitari byo birakubwira ngo utarahura na Hortense ngo mwihanire ngo nturababarirwa. Hortense se nazaba yaragiye hera muri Korea y'Amajyepfo. Ariko ngo se aramubona, aramubabarira, kuko arabizi ko mu mutima w'umwana harimo guhindukira, harimo kugaruka mu rugo rwa papa. Haleluya. Itangiriro ryo gusenga neza no gusubizwa nukuguranirwa ishusho ya data iri mu mutwe wawe itariyo. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Aramubona rimwe, aramubabarira kabiri. Haleluya. Arirukanka, aramuhobera, aramusoma. Kaduhe data icyubahiro. Haleluya. Yuzuye imbabazi no kugira neza. Ntushobora kujya mu masengesho usanga umuntu umeze gutya ngo gusenga bizakurambire. Ntushobora kubihirwa no gusenga usanga umubyeyi umeze gutya. Igituma gusenga bitubihira nuko tutamuzi. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Agituruka kure aramubona, aramubabarira, arirukanka, aramuhobera, aramusoma. Uwo mwana aramubwira ati data, nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe. Uyu mupapa ni umupapa usanzwe wo mu isi, ariko baduhaye nk'ishusho
kugira ngo tumenye urukundo rwa data. Ubwo ari umupapa usanzwe wo mu isi, umenye ko data aruta ibi byose turimo tuvuga, nta kigereranye reka twabona. Rero itangiriro ryo gusubizwa no gutabarwa no kwakira ikiruhuko kiri muri Kristo Yesu no guhindurirwa ishusho itariyo ya data dufite mu mitwe yacu. Haleluya. Iyi attitude y'uyu mubyeyi ikwereka uburyo data agushaka, uburyo agutegereje, uburyo abyishimiye ko umusanga. Ababyeyi basanzwe nta mubyeyi ndabona amubebe b'ababebe batoya baza baniyanduje azasanga ngo akwepe, aramuhobera n'urukundo rwinshi akamuterura, kuko imbabazi aba afitiye umwana we ziruta ibindi bintu byose umwana yaba yakoze. Nankaswe data wuzuye imbabazi no kugira neza. Haleluya. Bigutere kumenya ko agukunda kuruta uko wikunda. Nari mvuze ngo kuruta uko wikunda. Tuzi ko twikunda kandi tuzi ibyiza bidukwiriye, kandi mu gihe kikwiriye tukajya twumva ari uko, ariko nanyangwire ko data agukunda kuruta uko wikunda. Agutekerezaho kuruta uko witekerezaho. Haleluya. Akwitayeho kuruta uko wakwiyitaho. Yohana 14:13 kugeza kuri 14. Ndagira ngo umenye ibi bintu mu gihe urimo gusenga no gusaba. Kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikorera, kugira ngo data yubahirizwe mu mwana we. Kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye, ku munsi w'ejo tuzavuga icyo izina rye rivuga. Haleluya. Kandi icyo muzasaba, ntagaraga formule magique kari hariya, n'ubuzima ngo kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye, ubwo ni mu izina rya Yesu, ko ni Yesu urimo kuvuga, ngo kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikorera, kugira ngo data yubahirizwe mu mwana we. Nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Haleluya. Ntabwo data avuga ngo ariko ubu barananije, kandi ngo dore kandi baragarutse, ngo ariko igihe yahereye ngo dore kandi barimo baravugira icyarimwe, ngo bifite ibintu by'urusaku, ngo nta na gahunda bifite, ngo dore ndimo numva nanirwa. Oya. Haleluya. Arimo arakubwira ngo icyo uzasaba cyose mu izina rya Yesu nzagikorera, kugira ngo data yubahirizwe mu mwana we. Nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Haleluya. Ntago tumunaniza, ntago tumurambira, ntabwo agusubiza inyuma ngo akubwira ati rero wowe ntago uzi kubitondeka ngo utansa bitondeka, ntago agusubiza inyuma ngo akubwira ati dore rero wowe dore usenga n'umunota umwe, ntago agusubiza inyuma ngo akubwira ngo dore wowe ntago uzi ikibanza n'igikurikira. Oya. Ntago amatwi ya data ananiriwe kumva imvugo yawe, ntabwo data ananiwe kumva umuniho w'umutima wawe, nta nubwo arambirwa amarira yawe, nta nubwo arambirwa kwa kundi wicara ukavuga ati dore ndaje kandi sinzi iyo biva n'iyo bikurikiza, sinzi ikibanza n'igikurikira. Ntabwo bimurambira. Haleluya. Umugambi agufitiye no kuguhindura umwami n'umutambyi mu isi. Haleluya. Turimo turavuga kugira ngo tubashe kumenya gusenga neza, dusenge dusubizwa. Reka dusome mu Byahishuwe igice cya 5 umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 10. Byahishuwe 5:8 kugeza ku 10. Haleluya. Bibiliya irandyoheye ku buryo rimwe na rimwe nanirwa kugabanya imirongo nkumva nayivuga yose. Umurongo wa 8 haravuga ngo amaze kwenda icyo gitabo. Murumva tutaba duhereye hagati, ubundi twari kuvuga uwenze icyo gitabo wari we. Hejuru haramuvuga, ariko nasanze ari byinshi. Haleluya. Ariko nubwo ari byinshi ushobora kubyisomera. Ngo amaze kwenda icyo gitabo, bya bizima bindi umaze kwenda icyo gitabo, umwana w'intama watambwe. Haleluya. Murumva ukuntu biri ryoshye. Ngo amaze kwenda icyo gitabo, bya bizima bine n'aba bakuru 24 bikubita imbere y'umwana w'intama, bafite inanga n'inzabya z'izahabu zuzuye imibavu, ariyo mashengesho y'abera. Haleluya. Va amasengesho yacu ajya. Ngo nuko baririmba indirimbo, abandi bande baririmba n'abakuru 24 n'ibizima bine. Haleluya. Ngo nuko baririmba indirimbo nshya bati ni wowe ukwiriye, uwo ni Yesu barimo baramya, ni wowe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije, kuko watambwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe ukabahindurira Imana yacu. Haleluya. Kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Imana ishimwe cyane. Haleluya.
Yesu yaratambwe, atambirwa kugira ngo acungurire Imana abo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose, abacunguje amaraso ye. Abikorera iki? Kugira ngo abahindurire Imana abami n'abatambyi mu isi, nibarangiza bime inahangaha. Haleluya! Mbere yuko bazajya kwimana n'Imana mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Turagenda twumva impamvu dukwiriye gusenga. Ese biko twabihawe ko twahinduwe abami n'abatambyi mu isi ngo twime mu isi, kuki ubuzima bwacu budasa burya? Haleluya! Abami bakora iki? Inshingano ya mbere y'abami ni iki? Ni ugutegeka. Haleluya! Abami barategeka, baba bimye ku ngoma hanyuma bagategeka. Inshingano y'abami ni ugutegeka, ni ukuyobora. Haleluya! Hanyuma inshingano y'abatambyi ni iki, cyangwa umurimo w'abatambyi? Ni ugutamba ibitambo. Uyu munsi twakwita gusenga. Imana ishimwe cyane. Abami barategeka, hanyuma abatambyi batamba ibitambo. Uyu munsi ibitambo byacu ni ugusenga. Haleluya! Ndagira ngo wumve kano kantu. Ingano rero yo gutwara cyangwa yo gutegeka cyangwa y'ubutwara uzagira izangana n'ingano yawe yo kugira gute? Yo gutamba. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Imbaraga zanjye zo gutegeka mu isi, mu butware, mu mwuka, aho ibintu bikorekera, imbaraga zawe zo gutegekerayo, imbaraga zanjye zo gutegekerayo zizangana n'iburyo cyangwa n'ingano yo gutamba kwanjye. Abera n'abari muri Kristo Yesu dutegekera mu gusenga. Reka duhe Imana icyubahiro. Haleluya! Niyo mpamvu ibintu byose byahagurukiye kutubuza gusenga. Niyo mpamvu inyigisho zitari zo tuvuga ngo nta mpamvu yo gusenga. Yesu yarabirangije, ni ukuri yarabirangije ku musaraba. Ariko ingano y'ubutware na impact n'uburemere bwawe mu isi yo mu mwuka bizangana n'ingano yawe yo gusenga. Imana ishimwe. Niyo mpamvu yo dusenga tuba tutarimo gutakaza umwanya. Haleluya! Haleluya! Iby'ingenzi rero bisabwa mu kwegera Imana. Icyambere, izi nyigisho abasoma ibitabo by'umugabo witwa Derek Prince cyangwa bajya bumva ubutumwa bwe nizi. Yesu ashimwe. Uyu mugabo yabaye impano y'Imana mu isi. Haleluya! Bumva ibyongereza muzajye mumukurikira, nta kiriho ariko inyigisho ze zirahari. Iby'ingenzi bisabwa mu kwegera Imana, icyambere cyo twisi icyambere hangaha tuzakomezaho no ku munsi w'ejo, ni ukwemera ubushake bw'Imana bugasumba ubwanjye. Ikintu cya mbere cy'ingenzi kizantera gusenga no gusubizwa no kuryoherwa muri uru rugendo ni ukwemera ubushake bw'Imana bugasumba ubwanjye. Bugira ubwawe, bugira ubwacu, kugira ngo utatubeshyeramo hagati aho. Kwemera ubushake bw'Imana bugasumba ubwanjye, apana mu kivungi, kuko ntituzagererayo rimwe, kuko n'inyota ntingana, nuko buryo turimo tumushaka nikungana. Kwemera ubushake bw'Imana bugasumba ubwanjye. Ibi bintu bizagaragazwa n'iki? Bigaragazwa no kumvira Imana kurimo icyubahiro cyinshi. Reka mbabwire ko bishoboka ko umuntu yakumvira umuntu ariko atamwubashye, so atamutinye cyangwa se agira ngo yikize cyangwa agira ngo birangirire aho ngaho. Haleluya! Ikintu cyerekana ko ndi muri uru rugendo rwo kwemera ko ubushake bw'Imana bwasumba ubushake bwanjye bizagaragarira mu buryo numvira Imana, mu kumvira Imana kurimo icyubahiro cyinshi. Haleluya! Abaheburayo 5:7 hatubwira uburyo Yesu yabanye n'Imana se kandi yambaye umubiri akiri hano mu isi. Abaheburayo 5:7 ngo Yesu akiri mu mubiri amaze kwinginga no gusaba cyane, yabashije kumukiza urupfu, ataka cyane arira, yumviswe kubwo kugira gute? Kubwo gusenga kwe. Bibiliya iravuga ngo iki? Haleluya! Niyo mpamvu amasengesho menshi atari mu kukubaha Imana rimwe na rimwe ajya bimpfabusa. Ugasanga abantu baruhiye mu misozi, baruhira mu mazi, ariko nimbivuga kenshi mukajya mugira ngo ndabirwanya. Gusa nge sinayasengeramo, ariko uzayasengeremo. Haleluya! Niba ariko watojwe. Imana ishimwe cyane. Yesu ashimwe. Haleluya!
ariko iyo bitarimo ukukumvira bihinduka umuruho no gusharirirwa no kwishwa n'umunkanyari no kwishwa n'umubabaro, kandi turi muri Kristo Yesu. Haleluya. Ngo Yesu akiri mu mubiri amaze kwinginga no gusaba cyane, yabashije kumukiza urupfu, ataka cyane arira, yumviswe kubwo kubaha kwe. Haleluya. Bibiliya Kinyarwanda yabigabanyijemo uburemere. Bibiliya ijambo ry'Imana riravuze ngo yumviswe kubwo kwiyegurira Imana, ni ukuvuga ngo we wese yishyira mu biganza bya se. Haleluya. Imana itugirire neza. Ibi byo kumvira Imana kuri mu icyubahiro turabibona mu gashyamba ka Getsimani. Yesu avuga ngo bye kuba uko nshaka, imbere y'umwanya ukomeye kandi uremereye. Erega kuba iyo turi mu bihe biryoshye bidafite n'ibintu bidusaba gukomeza muri uwo mwanya, nta kintu kiba kigoye kirimo. Ariko iyo tugeze mu bihe bisa nk'ibiremereye, birimo binsaba guca ibumoso kugira ngo mpite nirwanaho kandi byihuse, kandi inzira z'Imana zimbwira guca iburyo, erega niho kumvira kwanjye kuba gukenewe. Muranyumva nshuti z'Imana? Erega niho kwiyegurira Imana kwanjye kuba gukeneye, kuko ahandi byari umunyenga. Haleluya. Matayo 26:37-40 kugeza kuri 42. Ngo ajyana na Petero na Zebedayo bombi, atangira kubabara no guhagarika umutima cyane, maze arababwira ati, umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica. Umwami w'abami. Maze arababwira ati, umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica, mugume hano mubane maso nanjye. Ariko nyine ntibabishoboye. Ngo yigira imbere ho hato, arunama arasenga ati, data niba bishoboka icyo gikombe kindenge, ariko bye kuba uko ngewe nshaka, ahubwo bibe uko wowe ushaka. Haleluya. Data niba bishoboka iki gikombe kindenge, ariko bye kuba uko ngewe nshaka, ahubwo bibe uko wowe ushaka. Agaruka abigishwa bari, asanga basinziriye. Niyo mpamvu gutanga ibyifuzo ngo abantu bagusengera utarimo gusenga ari ikibazo. Agaruka abigishwa bari, asanga basinziriye, abaza Petero ati, harya ntimubashije kubana maso nanjye ni isaha imwe? Mube maso musenge mutajya mu moshya. Nabo kudasenga kwabo byabakozeho. Mube maso musenge mutajya mu moshya. Umutima ni ukunze, ariko umubiri ufite intege nke. Niyo mpamvu umubiri dukwiriye kuwutwaza igitugu, kuko uhorana intege nke. Ntukunda gusenga, ntukunda kwiyiriza, ukunda kuryama no kuruhuka. Ngo yongera kugenda ubwa kabiri. Mwumvise uko yasenze kuri 39, mwumvise uko yongeye gusenga kuri 42. Yongera kugenda ubwa kabiri, arasenga ati, data niba bishoboka iki kindenge, data niba bishoboka ko iki kindenga, ngo kereka nkinywereyeho, ibyo ushaka aba ari byo biba. Haleluya. Ibi rero nibyo umwanditsi w'Abaheburayo yadusubiriyemo, aratubwira ngo yumviswe kubwo kubaha kwe, kubwo kuganduka kuri mu icyubahiro cyinshi, kurimo submission, kurimo kwiyemeza kwinshi. Nticyari icyubahiro gusa no kuvuga ngo ni Imana y'icyubahiro, ahubwo yabikoranye kubaha kwinshi, kumvira kuvanze n'icyubahiro. Barukore benshi twarabitakaje, ariko Imana itugarukeho kubwo buntu bwayo. Imana ni Imana, Imana ni data, Yesu ni inshuti, tujya tumwita umujama, tumwita grand frère, kandi Bibiliya bitwemerera, ariko ni Imana yuzuye icyubahiro n'igitinyiro. Iteka imigambi yayo ni myiza kuri twebwe n'igihe tutabyumva. Haleluya. Nizeye ko narimo kwibwira no kwivugisha, nizeye ko turimo kubyumva kimwe. Nakaga rero kuba abana b'Imana badahindishwa umushyitsi n'icyubahiro cy'Imana n'urukundo rugari idukunda. Birimo biraduhombya, birimo biratuma twirwanaho mu mafuti, kandi ibyo twari tubikiwe iyo twihanganaho gato byari kuba ari byiza kurusha ibyo twipangiye. Ikintu gitangaje rero nuko dayimoni rimwe na rimwe ziturusha guhindishwa umushyitsi n'icyubahiro cy'Imana. Murabyuka ko Yakobo yabivuze, yaravuze ngo wizera ko Imana rimwe rukumbi. Ngo ibyo ngibyo nta gitangaza kirimo. Ngo abadayimoni nabo barabyizera, ngo bagatrambura, bagahindishwa umushyitsi n'icyubahiro cy'Imana. Uzi impamvu abadayimoni bashobora guhindishwa umushyitsi n'icyubahiro cy'Imana? Nuko bayizi.
bigeze kuba abamarayika, bigeze kuramya, nabo batangazwa n'urukundo rutangaje Imana yakunze umuntu ubuntu. Tekereza no kuba dayimoni yahindishwa umushyitsi n'icyubahiro cy'Imana, wowe nanjye twaguzwe amaraso, wowe nanjye twakunzwe bihebuje, tukabura guhindura umushyitsi imbere y'icyubahiro cy'izina ry'Imana. Icyo bitumarira niki? Bituma ibyo nari nasengeye iyo bitaciyemo nk'uko nabishakaga, mvuga ngo Mana narasenze, nakoze icyo nagombaga gukora, icyo nzi urankunda kurusha uko nikunda, icyo nzi imigambi yawe kuri njyewe ni myiza. Haleluya. Ikindi namenye nuko umuntu wacu wa kera atabasha gusobanukirwa imigambi y'Imana nuko ingana, nta nubwo basha kumenya ububi bw'umuntu wacu wa kera. Tugenda tubumenya iyo twagize umugisha aho hantu tukahatsinda tukambuka. Ububi tuba tuzi n'ububi busanzwe, ibyaha bisanzwe bizwi, kubeshya, gusambana, kugira gute, guhemuka bimwe na bimwe. Ariko uyu muntu wa kera agira ububi bwinshi buri mu rukundo rw'iby'isi rukabije, birimo kwikunda bikabije, byatuma Imana itamukoresha mu buryo bwuzuye. Rimwe na rimwe rero Imana ikatindaho gatoya kugira ngo ibanze imubone maze imukoremo umurimo. Ariko kuko ubwo bubi tutabuzi, tuba twumva Imana iduhemukira. Haleluya. Ubushake bwanjye bukagandukira ubw'Imana, bwaba ubw'Imana bunyuranyije ubwanjye bukavaho, hemerera Imana ngo ntibibe uko nshaka, ahubwo bibe uko nshaka Mwami. Haleluya. Imana itugirire neza. Kwemera ubushake bw'Imana bigushyira hejuru cyane y'ibyo wasabye. Kwemera ubushake bw'Imana biragutumbagiza, bizagutumbagiza, bizakugeza hejuru y'imipangu wigeze kwipangira, y'ibyo wasabye, y'amasengesho yawe y'uburyo bwose wakoze. Ubushake bw'Imana buzagutumbagiza hejuru yabyo, wanyura uzakebuka utangarira ineza y'Imana. Haleluya. Nyivangu cyamo kanyumva ariko nizeye kuri munyumva. Inkuru rero itaryoheye amatwi yawe, nanjye yamaze iminsi itanryohera, nuko gusenga atari inzira yo gutuma Imana ikora ibyo wowe ushaka. Ngasubiremo, inkuru itaryoheye iki? Amatwi yacu, cyane cyane mu minsi yo gusenga. Koko byibuze bivuga tutarimo no kwiyiriza. Inkuru itaryoheye amatwi yacu ariko iryohera ubugingo kandi ifite umumaro, nuko gusenga atari inzira yo gutuma Imana ikora ibyo wowe ushaka, ahubwo ni inzira yo kuguhindura igikoresho gisohoza iby'Imana ishaka. Haleluya. Uko wegera Imana ugenda ubacano natiyo yozwa rwose, igakuramo ibintu byose byari bizibije. Urabona iyo amazi yagomba guca mu migende harimo ibiti n'amabuye n'ibintu byazibye, amazi ntashobora kugenda. Ibiti birayazibira, imyanda yamanuwe n'isuri bikazibira amazi ntagende. Niko ubuzima bwacu rimwe na rimwe buba bumeze. Gusenga rero ntago bitera rwose Imana gukora ibyo nshaka, ahubwo bimpindura igikoresho kiri bunozwe, kigakurwamo ibizibye inzira z'Imana kugira ngo imigambi y'Imana isohozwe. Haleluya. Kandi imigambi y'Imana ihora ari myiza kurusha ibyo usengera. Ni ukuri uzabibona nuguma ku birenge bya Yesu. Uzasanga ibyo wisabiraga byari bigufi cyane, unakebuke, wigaye, unamwari. Ngewe nyamwara inshuro nyinshi nayibwira ngo ndasabye pe. Haleluya. Iby'Imana ishaka bihora bisumba ibyo ushaka. Icyiza rero cyo gusenga, iyo tiyo yitwa ubuzima bwawe, iyo cano yitwa ubuzima bwawe iratunganywa, ibintu bikava mu nzira tutanazi. Erega tiyo nta nubwo ibizi ko ifite ibintu mu nzira. Ibiri tiyo barayishyizeyo iri mu butaka ikwiye gutwara amazi, izi ngo nta kibazo ifite. Si ugukurwamo ibi gusa, harimo no kwagurwa. Murabizi imiyoboro ituzanira amazi mu mujyi wa Kigali iyakura wenda ahantu runaka bakura amazi, ntago ingana n'amatiyo azana amazi mu mazu y'abantu. Iyo ni binini cyane, ni ibitembo, niba ari ibitembo sinzi uko byita, ni ibitiyo binini cyane, kuko bigomba kugaburira umujyi wose. Hanyuma kazana mu rugo rwawe hari igihe kaba ari gatoya gutyo. Iyo rero twishyiriye Imana mu minsi yo gusenga, haleluya, tugira bagari
kugira ngo imigambi y'Imana yo gutabarwa ku isi na bene wanyu udafite mu mutwe, udafite n'icyo ushakaho, udafite n'aho uhuriye n'u Rwanda utitayeho, n'Abanyarwanda utitayeho, n'urungano utitayeho, Imana ikavuga iti ndamubonye reka mwagure, kuko nzamutuma kuri bene wabo, nzamutuma kuba generasiyo ye, nzamuhindura umuti wo gukiza mu mahanga, hanyuma ikakwagura mu minsi yawe yo gusenga, ukajya wibwira ngo amasengesho yawe ntiyumviswe. Imana ishimwe, haleluya. Iby'Imana ishaka bihora bisumba ibyo ushaka. Yarabitubwiye mu rwandiko Pawulo yandikiye Efeso igice cya 3, uyu murongo turawuzi, ariko buryo ishyirwa mu bikorwa ryawo ntabwo turyumva. Efeso 3:19-20 ngo mumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa, ngo mwuzuzwe kugeza ku kuzura kw'Imana, ngo ni ukwibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Haleluya. Tumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa. Ayiwe, twaruririmbye gake, turubwiriza gake, niho tugejeje kumenya, kandi turimo turigira imbere mu kongererwa ukundi kumenya. Ngo mumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa, ngo mwuzuzwe kugeza ku kuzura kw'Imana, ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo, uko imbaraga zayo zigwirira muri twebwe mu minsi yacu yo kwishyira Imana. Haleluya. Niko byagura, niko ikora ibiruta cyane ibyo twasabye. Rero iramutse ibishubije buri mwanya nk'uko wabisabaga, ibi biruta cyane ntibyazabona aho bikorera. Yesu ashimwe. Ntibyazabona aho bikorera, kuko mfite ibyo nyibwira bigufi cyane bingana n'ubwenge bwanjye, naho ngejeje kureba, kandi aho ngejeje kureba ni muri none, ni mu masaha yatambutse. Tekereza ko n'iyi saha imwe tuvuye hano tutazi ikiriyo. Nuvuga ko ibyo dusaba ni ibintu bigufi, ariko tukananirwa kwizera Imana. Izi ibyo mu myaka 10 mu buzima bwawe, ayiwe, izi ibyo mu myaka 50, yakwima umugeni wahoze ushaka na fiance wari wakunze, ukajya uvuga uti Imana urampemukiye, kandi ubwo wowe ntuzi n'ibyo mu myaka 10, ntuzi n'ibyo mu myaka 20, ntuzi uwo muntu ibimuteganyijweho, ariko tukarira tugapfa. Ariko iyo wamenye kwigukunda kurusha uko wikunda, icyo utabonye none aravuga turakoze Mwami, nyizeye imigambi yawe. Haleluya. Kandi ugeze hakurya ukabona icyatumye kwima bya bindi, ugaruka wuzuye amashimwe. Ubu byabayeho murabizi. Imana ishimwe cyane, ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, kuko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Kuko rero ikora ibiruta ibyo dusaba, niyo mpamvu itimaraho umwanya yagura umuyoboro wo gucishamo imigambi yayo muri twebwe. Imana itugirire neza. Aka kabiri no kwizera. Aka mbere murakibuka, kwemera imigambi y'Imana. Haleluya. Igasumba kwemera ubushake bw'Imana, bugasumba ubushake bwanjye. Muri iyi misengere yawe ubisaba Imana, ubwira Umwuka wera tubishoboze, ubushake bwanjye buce bugufi, hanyuma ubushake bwawe mubwubahe. N'igihe ntabwumva, n'igihe ntazi impamvu yabwo. Iyo ubushake bw'Imana twemeye bukajya hejuru y'ubushake bwacu, hari imvugo turekeraho kuvuga. Za mvugo zivuga ngo Mana, urabizi ko ibingibi ngiye ntabyemera. Iyo umuntu abimbwiye, amusore niwe warigeze kubimbwira uri hano, ariko mu mutima wanjye iteka hakubita agatwenge. Ngo Imana irabizi ibi ntiyakwirirwa binsaba. Yewe we yadusabye ibyo tutateganyije, ibyo tutarose, ibyo tutibwiye, kandi iratinyuka irabidusaba. Rero nawe kukura izabigusaba. Ibyo utibwiye, ibyo utatekereje, uzabahaganiga ibumoso ikuganisha iburyo, icyo akora nugerayo uzaryoherwa. Haleluya. Kuko ni mwiza. Niba ababyeyi batohereza abana babo mu bintu bibi, ntankaswe data. Imana ishimwe. Haleluya. Iteka ikintu uzasoma mu ijambo kikaza wumva utakibasha, iyo umaze kwemera ko wemera ko ubushake bwayo buba hejuru bwawe, uramubwira ngo bishoboze data, unsaba kubabarira abanyanga. Nta gusubiza Imana ngo Mana ngo urabizi kuri muntu we, tuvuga abandi Mana uriya we urabizi uko yangenje, urabizi uko yanyiciye ubuzima. Burya nta muntu ufite imbaraga zo kwica ubuzima bw'umuntu, burya Imana iba yarabyemeye kandi ibasha kubikuramo ibyiza.
haleluya. Iyo ushaka ko ubushake bw'Imana busumba ubwawe, uramubwira uti Imana, umutima wanjye urakomeretse, umutima wanjye urababaye, yarambabaje, ariko ubwo ari byo ushaka, ngwino ubinyigishe nk'imbabazi zawe Yesu, kuko izanjye ntazirimo. Ngwino usuke imbabazi zawe muri uyu mutima wanjye washenjaguritse, kandi Yesu arabidukorera. Haleluya. Aka kabiri ni ukwizera. Abaheburayo 11:6. Ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Imana ifite reward, ifite ingororano, ifite ibihembo. Haleluya. Ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho, yarangiza ikagera gute? Ikagororera abayishaka. Haleluya. NIV yongereho abayishaka diligently, bayishaka n'umutima wabo wose. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Umva rero ahantu bitugorera ni aha kabiri. Ahambere abari muri iyi nzu twese nta kibazo tuhafite, ariko ntawamenya umunsi ibintu bisigaye byarahindutse. Nibutse ko haba inyigisho z'iterambere zigenda zivuga ko Imana itariho, kandi zicengera abantu bamwe disi bari mu nzu y'Imana, akanyuzamo akajya bagata ku bundi buri ririho cyangwa ntiriho. Haleluya. Bibiliya yatubwiye ngo ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana ikintu cya mbere akwiriye kwizera ni iki? Nuko iriho. Imana iriho. Imana iriho. Aho benshi ntitubafite ikibazo. Hanyuma ha kabiri, haleluya, kubiriho ntibigarukiraho. Ntago yicaye ku ntebe yayita kwitayeho, ntago yibereye iri yita iteye ku masengesho y'abera, ahubwo haleluya hari ikindi ikora. Uwegera Imana rero akwiriye nacyo kukizera, akamenya ko na Imana igikora. Haleluya. Iriho, ariko kandi igororera abayishaka, ifite ibihembo n'ingororano itanga tukiri n'ahangaha. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Ntabwo azadusezerera maramasa. Mana ishimwe cyane. Ariko mu muruho w'ubuzima umuntu ajya kubitika akavuga ngo Mana, ngo n'imyaka maze ngukurikira, n'imyaka maze ngukorera, n'ibintu byose nibujije. Bibiliya rero yatubwiye ngo uyegera yizere ko iriho, ariko mu masengesho ye ajya yizera ko n'Imana izamugororera, izamugirira neza. Ibyo bituma umuntu asenga rero ayiwe afite umwete n'imbaraga, azi neza ko amasengesho ye atarimo gutakara hasi. Ariko abera benshi ahantu barahatakaje, basenga kuko babahamagaye gusenga, bagasenga kuko iminsi yagarutse, ariko mu by'ukuri nta kintu be-expecting, nta kintu bategereje, batameze nk'abana bato. Umwana muto yabwira se ngo papa nutaha unzanira indege itari igikinisho, kandi akicara ategereje ko papa ari muzanira indege itari iki, itari igikinisho. Hari umwana wabaga mu rugo ndamukunda, yari mutoya, yari umushyitsi, akajya ambwira ngo mama Rugango uzangurira igikamyo. None nkahora ntekereza kuzamugurira igikamyo, nkava nimbona igikinisho kinini cy'igikamyo nzakimugurira. None rimwe turi mu muhanda mutwaye mu modoka, arambwira ngo mama Rugango dore cya gikamyo mba nkubwira n'ikira, dore cya gikamyo mba nkubwira n'ikiriya. Anyereka igikamyo kinini cyagiri kikorera imicanga. Ngiye nari nzi ko ari igikinisho, arambwira ati igikamyo mba nkubwira n'ikiriya. Ariko barambwiye hari ngo iyo gikiye ahita avuga ati dore cya gikamyo mama Rugango azabonera. Ibyo namwigishe ntibyamufasha. Namwe kiriya gikamyo rero barakura, bakiga, bagacuruza, bakagira amafaranga bakazakigura. Iyo niyo mibare y'abantu. Bibiliya yatubwiye ngo utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Haleluya. Iyi Bibiliya yitwa message, niba ari message, kara ko hepfo iravuga ngo yitwa message, iravuga ngo he exists and that he cares enough. Ayiwe, he cares enough. Ntabwo ikwitaho gace gace, ikwitaho bihagije. He cares enough to respond to those who seek him. Muranyi bashitize Imana, he cares enough, akwitaho bihagije. Iyo usenga
utazi nuko bikurikirana, cyangwa ufite intege nkeya, cyangwa umunsi umwe wagize imbaraga, abyitayeho kandi azagira icyo abibyazamo. Haleluya, haleluya. Turasabwa rero kwizera ibi bintu bibiri, ko Imana iriho, ibyo ngibyo abenshi biratworoheye, ariko kandi kwihemba, kwigororera. He cares enough ku bantu bose bayishaka. Haleluya. Niyo mpamvu ikibanza mbere yo gusenga ari uguhindurirwa ishusho y'Imana iri mu mutwe wawe. Muranyumva nshuti z'Imana? Kuko iyi shusho itahindutse, wumva Imana idakeyaringa, wumva itabyitayeho, wumva itanagorora. Kuko ukurikije ubuhamya bw'abarokore bose bavuga ko bakubititse. Bibiliya iravuga ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka agira gute? Amukiza muri byose. Haleluya. Ishusho y'Imana dufite mu mitwe yacu itahindutse, twumva Imana itagororera abayishaka, twumva Imana ititaye ku bantu bayishaka n'umwete, nyamara ibitayeho. Haleluya. Kwizera rero ni kriteriya y'ingenzi ku basenga bose. Amen. Haleluya. Kwizera biduha kumenya Imana mu bwizerwe bwayo, muri faithfulness yayo, mu bwiringirwa bwayo, reliability, kwizerwa. Iki kintu nkakishimangizaho nkaba nzi ko ntari bugwe. Haleluya. Tekereza ko Imana tutabasha kuyirekuriraho nkuko wirekuriye kuri iyo ntebe ukabaza ko itari bukugwishe. Tekereza ko ku Mana tutabibasha. Imana itugirira ubuntu. Kwizera bimenya biduha kumenya ubuntu bwayo, n'ineza yayo, n'urukundo rutangaje, n'ubwizerwe bwayo, no kwiringirwa kwayo. Uko niko kugenda tugwiza kwizera. Ntago ruvuga ngo ndabizi ko ihari, iba muri Bibiliya, tujya tubisoma, turabiririmba, ahubwo nukurokonesa nesha yayo. Iki kintu kirakomeye, niyo mpamvu kutizera ari icyaha. Abantu bashobora kumva ari akantu koroshye, ariko kutizera ni icyaha. Kubera iki? Bituma uvuga neca y'Imana, nature y'Imana uko itari. Muri make iyo ntayizeye ko izasohoza mu rukundo, mba nyise umunyabinyoma, nkayivuga ko atari yo kwizerwa. Niyo mpamvu kutizera bizatuma abantu batajya mu ijuru. Muranyumva nshuti z'Imana? Kutizera nicyo cyaha. Haleluya. Ni ukuvuga ngo tuba dutinyutse gukora kuri nature y'Imana, Imana yera, Imana ikiranuka, Imana yuzuye ubuntu. Kutizera no kuvuga ngo nta buntu ifite, nta mbabazi igira, si umugwa neza, si umugizi wa neza, nkurikije uburyo ndimo mfa indebe ikanyihorera. Kwizera niyo kriteriya y'ingenzi ku basenga bose. Haleluya. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana 5:14. Ngiye kugana ku musozo. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana 5:14. Ngo kandi iki nicyo kidutera confidence. Haleluya. Kandi iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye, nuko twumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka. Muranyumva nshuti z'Imana? Kandi iki nicyo kidutera gutinyuka, kuyimenya, kuyizera, kumenya natire yayo, kumenya ko itabeshya. Byaba byaratinze, byaba byarabangutse, nkaba nzi ko itajya ibeshya. Ibyo bintera gutinyuka, bintera confidence mu misengere yanjye n'uburyo nyegera. Ngo kandi iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye, nuko twumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka. Bibiliya ijambo ry'Imana yavuze ngo nicyo kidutera kuyizera, ntacyo twishisha, ntacyo twikanga. Uravuga uti ntibiraza, ariko icyo nzi bizaza. Ntacyo nishisha, nta mususu, ntabwo birasa nk'ibikererewe, icyo nzi biracyarimo gutunganywa, kandi igihe bizaserukira bizaba ari cyo gihe cyo kubiryoherwa. Haleluya. Kaduha Imana icyubahiro. Haleluya. Ari ibintu najya nsaba Imana nkayibarira imyaka, n'ubu ntabwo irabimpa, ariko none nkajya mbwira Imana se ko imyaka imaze gukura kandi numvaga ari cyo gihe cyo kubiryoherwa. Hanyuma Imana irambwira ngo igihe bizaza ngo uzabiryoherwa. Haleluya. Ubu rero ndategereje, sinyibara imyaka, nawe rekera kuyibara. Muri bazo tse buriya ni ibiki? Zabikubwira nibizi nibimara kuba. Unona ntacyo byakumarirutse kukuvuna umutima.
wahita uvuga uti ye baba data we ti pasiteri wanyinkunda uriya koko ariko iyo kwizerwa nari ndimo nyiha imibare yanjye mbwira ngo njyewe ndumva aricyo gihe cyo kubiryoherwa, hanyuma irambwira ngo igihe bizazira, nawe igihe bizazira ayiwe uzaryoherwa, uzayishima, uzayikorera, uzayihamya, uzabibwira abandi, uzavuga uti uriho kwizerwa, uzavuga uti warakoze kubizana mu gihe nk'iki. Haleluya, haleluya. Kumenya ibyo rero, kumenya neca y'Imana n'ubudahemuka bwayo, kuyimenya bidutera iyo confidence, gutinyuka imbere ye iyo dusenga. Umuntu nk'uwo nta kintu Satani ari bumukangisha, kuko Satani azahana atera agacumu ukabura aryamye uriyoroshe, ugasuhererwa nk'umuntu warwaye malariya, akakwibutsa iki n'iki kitaracamo, akabara gushoboye, wari umaze gukora umunsi umwe wo kwiyiriza, uwa kabiri ugahita ubureka uti n'ubundi nabiretse, byose ni hahandi azakora. Ariko wamenye natire y'Imana, iyo wamenye akamero kayo n'ubugwaneza bwayo, Satani aragihingutse akavuga uti si ubwa mbere ingirira neza, si ubwa mbere intabara, n'ubundi izantabara. Tubiziranyeho, katumuha icyubahiro. Haleluya. Tubiziranyeho, ni ukuri tubiziranyeho. Yahanaguye amarira atabarika ku maso yacu, yaradutabaye mu mwijima w'ibihe, twabonye amaboko yayo inshuro ibihumbi. Ibyo uyu munsi sibyo byadutera gushidikanya ubwizerwe bwayo. Haleluya. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Abahagaze mu kibazo cyarangiye baragendanye n'Imana mu gihe cyo kugitegereza, iteka bashima icyo Imana yakoze mu buzima bwabo muri iyo minsi yo gutegereza. Iteka, iteka. Haleluya. Iyi Mana tuziranye, iyo yanjye nawe ufite yawe iyo Mana yanjye tuziranye, iyi ntabariraho natakiye ngikizwa, mbega ngo ndapfuba, mbega ngo ndaba umutesi mu mwuka, mbega ngo ndakugirira umumaro muke, nako nta nawo, mbega amashagaga n'ubugari byari kuba binyuzuye, n'ubu kandi biracyarimo n'ibishiramo burundu, ariko biri ku kigero cyo hasi. Iyi ntabarira aho natakiye bigitangira bigahita bikoreraho. Ayiwe, mbega ubwibone, mbega kumenya ko uri umuhanga n'umunyabwenge, mbega kumenya ko uzi gusenga, mbega kumenya mbega ko ari bibi, mbega ko ari byinshi. Ariko ubwenge burashira, amasengesho ukayasenga agashirayo, nayo ukarekera kuyizera. Reka burya amasengesho sa yo kwizera, uwo twizera n'uwo dusenga ni Yesu. Nuhura n'umuntu ukubwira ati njyewe nkubita 3 ati gahita imanuka, uzambwira uti nturabona. Kuko hari abakubisa 3, bakubita 7, bakubita 40, bakubita 100, bakubita bikomeza bihagaze, kugira ngo Imana utazayibarira mu minsi. Katumuha icyubahiro. Haleluya. Ni mwiza, yuzuye kugira neza. Ese nimo ndakubuza kuyakora, we yajya kore, wibuka kuri yacano irimo n'imicanga myinshi, irimo n'ibiti n'amabuye ugomba gutunganywa kugira ngo ibigambi Imana ibona hica. Nudasenga uzakomeza uzibye. Maze iyo umuntu yazibye hacamo utuzi duke. Haleluya. Tiyurimo imyanda icamo utuzi duke. Abantu bwo muri urwo rugo bakajya banyura ngo amazi yarabuze kandi ahandi barayafite, ariko nuko tiyigi wabo ariyo yitwa wowe irimo akanya gato. Imana itugirire neza. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Tugira confidence, bidutera gutinyuka imbere yayo, kuko tuzi neza ko atwumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka. Gira iyi confidence uzi imbere ya data umeze nk'umwana muto. Nta kindi bisaba, ntago babyiga muri theology, ubundi ubusabane bw'umuntu ku giti cye n'Imana ye. Ntago ari doctrine runaka ngo uvuge ngo sindabimenya, izo ziri ukwazo zidufitiye umumaro wo gutuma itorero rijya ku murongo, ariko ubu ni ubusabane bw'umuntu ku giti cye n'Imana ye. Haleluya. Bakaba biziranyeho, ndayizi kwiriho, ndayizi kwigororera abayishaka, mfite confidence yo kongera intebe ya, kuko nzi ko inyumva. Haleluya. Ibi ntibabitizanya,
ibi ntiwabiha inshuti yawe, ntiwabiho muririmbana, yewe ntiwabitiza n'umugabo wawe mupfumbatana. Ibi ni ibintu by'umuntu ku giti cye n'ubusabane yigirana n'Imana. Haleluya. Bibiliya rero ibera nziza ntidusaba kugira kwizera gusa, ahubwo iturangira naho kwizera kuva. Mu magambo mvuga inshuro nyinshi iri ririmo Abaroma 10:17. Haleluya. Bibiliya ni nziza, Imana ni nziza. Ntikubwira ngo gira kwizera hanyuma ujye gushaka wumva urakuze, ahubwo ikurangira n'uburyo bakubona. Ariko nasanze imiti y'Imana kuko akenshi iba yoroheje abantu ntibayikunda. Kandi ubu hano muza tukabaha ibinini tukajya tuvuga ngo iki ni kinini cy'umugisha, ari runini rutamirika runasharira wajya wemera ukarumwa. Ariko kuko inzira Imana iturangira kenshi ziba zimeze nk'ubupfapfa ugereranyije n'ubwenge bwacu, ntidukunda kuzemera, ariko n'ukuri zirakora. Zirakora rata. Abaroma 10:17 ngo dore kwizera guheshwa no kumva, no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Haleluya. Kwizera guheshwa no kumva, no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Nicyo ukeneye mu gihe ibindi kuvuga urimo kumva utabisingira. Uvuga uti ngifite ibyo nshaka, ibyo by'ubushake bw'Imana se nibiki? Ubundi se bitandukanye. None se ubundi Imana ntishaka nyine ko ngira? None se kushaka ko ngira kuki itabibangutse? Yabibangutsa gute se kandi ugifite bya bintu byinshi byazibije tiyo? Imana ntishaka upfuba. Imana ikurema ikaguha agakiza ntitupfa ngo ujye mu ijuru. Ifite imigambi n'ikigambire gukorana nawe. Iraguhindura ushyitse ukura buri munsi ugana mu kigero cy'igihagararo cya Kristo. Imana si yo mubyeyi ubyara uduprematire. Agaprematire niyo mpamvu baza gushyira muri kuveze kuko katabasha isi. Imana ntishaka kuba umukristo uri prematire ibibazo byose by'isi bikubasha. Kuko uramutse ugiye usenga ugahita usubizwa, ugasenga ugasubizwa, waba uri agaprematire k'agakristo. Kuko ntago amaboko yawe yo mu mwuka yakomera. Imiyaga yagize ikakubita ukarambarara hariya kuko ntiwatojwe, ntiwaryajwe, kandi bikorera mu rukundo rwinshi. Haleluya. Ndabibabwira mu rukundo, ntago ari kubashinyagurira. Umura nawe ufite ibyo urwana nabyo, kandi nanjye ndabifite. Byo nkubwira nanjye ndimo ndabyibwira. Haleluya. Bibiliya ntago idusaba kugira kwizera gusa, ahubwo yaturangiye naho dukura kwizera. Dore kwizera guheshwa no kumva, no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Haleluya. Faith comes from kugira gute? Iyo rero umuntu akubwiye ngo ikintu ngo ni from there, kiva hariya agagutungira agatoki, ujyayo ntujyayo. Iyo ugikeneye ugira gute? Ujyayo. Haleluya. Ikintu gikomoka hariya ni from there. Bibiliya atubwira ngo kwizera ngo ni from hariya, mukumva. Kumva iki? Kumva iki? Uryumva bingana iki? Birahagije? Reka rero mbabwire ikindi kintu gitangaje abifuza ko dutera intambwe twagendanamo. Ijambo rya Kristo ni iryanditse muri Bibiliya. Iyo tubwiriza tuvuge, ngerageza kuvuga ryinshi pendi mu bantu bagerageza. Haleluya. Sibyo? Ni mu bantu badasoma umurongo umwe, ariko nabyo ni ubuntu, nubwo ari byo warahawe kwigisha. Ni impano. Ntacyo kwirata kirimo. Yimpa ibindi nibyo nari kuba mpagazemo, ariko yangire neza impa kwigisha. Ndayibishimiye. Ni ukuvuga ngo byibuze iyo uri umwigisha upfa kusoma imirongo ya Bibiliya myinshi. Haleluya. Ariko ibi byo ndimo shyira mu byo hagati, wabyumvise byo ndashyiragamo. Tekereza ko ni mu basoma Bibiliya byibuze kenshi mu isaha mpamagarara hano imbere, utekereze noneho abasoma umurongo umwe, hanyuma bagashyiramo bya bindi byinshi, iminota 50. None iyo urimo dukurikira kuri YouTube ukamara isaha uwumva, ujye ugira ngo wumvise ijambo rya Kristo, ariko uba waryumvise nk'iminota 3, kuko niba yasomye verse iminota 3 iryo wumvise. Ibindi ni inkuru zishimangira, ziryoshya amarangamutima. Haleluya. Paulo yandikiraga amatora akabwira ngo nta kuri yigeze yicenga kubabwira, nta kuri atababwiye. Niyo mpamvu nanjye nta rubanza. Iyo ukurikiye rutanze atagize umwanya wo gutegura ijambo ry'Imana, yavuye mu kizamini yiruka akavuga ati Imana yanjye bise noneho, agakuramo verse imwe, hanyuma amara gukuramo verse imwe agashyiramo inkuru n'ubuhamya. Ubuhamya buraryoha,
hari ukuntu buhembura ni koko umuntu akavuga ati Imana yamugiriye neza nanjye yangirira neza, ariko ibizana kwizera ni ijambo rya Kristo. Haleluya. Ubwo ndimo ndabikubwirira iki? Kugira ngo utazajya wibwira ngo ubwo numvise kuri YouTube icyo kuba wagerageje kugura rututumvise, ariko utazibwira ngo ubwo numvise kuri YouTube humva bigisha abasetsa, abatera urwenya, abasimbuka, abamanuka, abaryama, none ukabumva umwanya munini ukajya ugira ngo urimo urumva ijambo rya Kristo rigwiriye. Ntaryo. Kwizera ni from hehe? Mu kumva message ya Yesu Kristo. Haleluya. Dore kwizera guheshwa no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Uyu mugabo nababwiraga yatanze ubuhamya, avuga ko yarwaye umwaka, uyu Prince Delek avuga ko yarwaye umwaka yaranze gukira, noneho akaba azi ko Imana ikiza indwara. Akavuga ati Imana kuki ntakira indwara, kandi akaba azi yuko kwizera abikeneye. Ageze aribwira n'umutima we, aravuga ati rero nta kwizera mfite, none ubwo nta kwizera mfite ngiye kugushaka. Uko niko yatangiye kuba mu ijambo ry'Imana atinda mu ijambo ry'Imana kandi koko arakira. Haleluya. Kwizera kuzanwa no kumva ijambo rya Kristo. Impinduka nkeya dufite mu buzima bwacu nuko ijambo rya Kristo litagwiriye muri twebwe. Uzi ko iri jambo rimeze nk'indorerwamo twireberamo ukavuga ati hano ntihatunganye. Ntabwo indorerwamo isanzwe ngaruka kwitunganya, ariko ijambo ubwaryo ryo riratunganya. Yesu yavuze ngo datubereshe ukuri. Haleluya. Kuko ijambo ryawe ni ukuri. Niyo mpamvu Satani atifuza ko murisoma, atifuza ko muribamo, kuko rizakumaraho ibintu byose bidasa na Yesu. Haleluya. Mana yacu tugirire neza. Kwizera rero ni kriteriya y'ingenzi kubegera Imana bose, kandi igihe utagufite kandi hari ibyo uri musaba Imana ukumva ntubishyikira, ukajya wibaza n'impamvu Imana itabikora, icyo ukeneye nuko kwizera kwawe kuzamurwa. Ese kuzamuka bagukuye hehe? Bagukuye mu kumva ijambo rya Kristo. Ufite Bibiliya, uzi gusoma, wagize umugisha wo kumenya uruzungu n'urufaransa, hari Bibiliya zivuga ushobora gukomeza ukumva urwandiko rw'Abaroma ugahera ku gice cya mbere ukagenda ukumva. Ntumenye igihe umuntu wawe bamwe imbere yabyibuhiye, ntumenye igihe washiriye ubwoba bw'iby'isi, ntumenye igihe nta kintu na kimwe kikigukanga. Kandi isi yuzuye ibiteye ubwoba, ibiciro birazamuka buri munsi kandi bizigera bimanuka. Ntibiteye ubwoba se kandi umushahara ntuzamukana nabyo, kandi biri kuba Kristo no kuba ataraba Kristo, kandi ibyaha birimo biratwegera, kandi birimo birashyirwa ku mugaragaro, kandi birimo birahabwa intebe, kandi igihe kizagera kubivugaho twe kuba tubyemerewe. Itotezwa ryaratangiye mu magambo. Hari umusore n'umugabo ujya uvuga kuri mariage witwa Hategeka Imana nde Sugira, yanditse akantu keza avuga umumaro wo gutinda nako kutaryamana mbere yo gushaka kuri Twitter, kuko avuga ibintu byiza, ibintu avuga ndabireba. Noneho ababishima niba barahari nabo ni benshi, ariko ababitoka yewe ariko ni intwaro uriya muhungu arongera akabasubiza. Banza gihe natubika gusubiza, nabikubitaho ariko baza ntagaruka gusubiza. Rero igihe cy'ibyaha kiragwiriye, igihe cyo kwamaza Satani kishyizwe ku mugaragaro, igihe aho gukiranuka bizaba bikojeje isoni, igihe kwitandukanya n'icyaha bizaba bikojeje isoni, igihe umuntu azakubwira ati wa mukobwa urapfuye ngo ntusambane, umuntu akubwira ati turyamane nyine ngumenye hanyuma dushakane, ukigira ibyo bintu ngo uri umurokore, bazaguseka kandi nabo musengana nabo bazaguseka. Umuhungu udatereta umukobwa ngo mukoreho amwereke nyine ko mukunda ngo nukwera ko ari umurokore, bazabaseka mwabahungu mwe. Kandi kugira ngo mugire imbaraga zo kutabijyamo nuko muzamufite ijambo ry'Imana rigwiriye mu mitima yanyu, kuko niritagwira muzakabakaba nk'uko abandi bakabakaba, musomane musambane, murangiza muze hano ngo tubaho umugisha, kandi tubashyingire muri abagore n'abagabo mwaramaze gushyingirwa, kandi muri Kristo Yesu. Ibyo byemerera abatarakizwa, ariko ijambo rya Kristo nirigwirira muri wowe, rizaguha imbaraga zo gukora icyo rivuga. Ntirizaguha imbaraga zo gukora icyo rivuga gusa, rizagutuza hejuru y'imiyaga y'iyi si, rizaguha imbaraga zo kuba hejuru y'ibigeragezo, rizaguhindura igitondo n'umugoroba. Uzagenda ugwiza imbaraga, uzategereza Imana nkaho mubana, abandi bazayibura wowe uyibone. Ijya imera nk'ayirara mu cyumba cyawe, uzahorana ubushizi bw'amanga, uzahorana imbaraga n'itoto ryo mu mwuka. Haleluya. Iby'isi ntibizagutera ubwoba, uzayitegereza wizeye,
uzavuga uti ndabizi kuriho, ndabizi kugorora abagushaka, ndabizi ko igihe kizagera ukantabara ukankura mu isoni, ndabizi ko mu cyimbo cyo kumwara nzakubirwa inshuro 7 z'icyubahiro, ndabizi tubiziranyeho. Reka tumuhe icyubahiro yo kabyara. Haleluya. Kwizera kuko tuba tutagufite. Umuntu akubwira ati Imana iragukunda, umutima utanabishaka ariko umutima wawe tusubiza tubisira nkunda. Ntago ubikora exprès, nyine nta kwizera kuri, ahubwo umutima wawe tuvuga uti ikunda nyine bakana. Umwana mwigeze kumbwira ikintu ndababara, ashobora no kuba hari ahangaha ariko ntacyo bitwaye kukivuga. Hari igihe twari dufite igitaramo hano ndarangije ariko noneho nyakurangiza, kandi ariko murabizi ko amasengesho tugeze 2:30. Haleluya. Hari igihe twagize igitaramo hano, hari Pastor Senga, hari ba papi baririmba indirimbo yo mu gitabo imwe nkunda, muzo nkunda, ivuga ngo nkunda kumva amakuru y'ijuru y'umurwa. Haleluya. Kuntu tuba turyoye tuvuga ko tuzataha muri uwo murwa. Uwo mwana niba ari hano, Imana imuhe umugisha, kaneze ko imaze kugira ikikora mu mutima we, ngo aratureba abona ukuntu twafashijwe twazamuye amaboko, aravuga ati nyine bo bazajyayo, ariko ngeze kandi yarakijijwe. Ariko Satani abamwongorera ibyo ahahise, akamwongora ko adakwiriye, ko atanatunganye. Reka nkubwire ko udakwiriye, nanjye wagaza hano sinkwiriye, ariko Yesu muri njyewe ampindura ukwiriye. Ariko kuyoberwa ijambo ry'Imana rituma Satani akurasuka arasika, ngo aravuga ngo bazajyayo nyine. Yarasohotse mu materaniro, igitaramo cyari kiryoshye, cyari cyiza, ariko yarasohotse mu materaniro aravuga ati bazajyayo, reka nyewe nitahire. Murumva ikinyoma? Kwizera kuzanwa no kumva ijambo rya Kristo rikanyuza. Ijambo rya Kristo ko rinyuzura numva nkunzwe. Yesu atinze kumpamagara ngo ntahe mu ijuru. Sinshidikanya byuko nzajyayo, sinshidikanya iby'agakiza kuko narabisomye, sinshidikanya ko azangirira neza, sinshidikanya ko azankoresha. Ejo umuntu yarampobera, yarampanurira ko Imana izangirira neza, nkajya numva nabwe ntindabizi we. Kwizangirira neza, kwizanza bo n'ukuri zabikora. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Ijambo rya Kristo riraruta amahanuzi yose bazakongorera mu matwi yawe, nayo ni meza, ariko ijambo rya Kristo ryo ribyubaka bigumamo. Yari ubuhanuzi bw'umuntu buraza akantu kaciyemo abanya akamenyetso wakaburuga ahita uvuga uti burya sibyo barambeshye. Bashobora no kuba baranakubeshye wa mugani, ariko Bibiliya yabivuze mbere. Mvuge nakandangiza kubura ijambo. Ushize nahuye n'umukobwa tugeze gusengana mu myaka ya kera, ariko ayobewe ijambo ry'Imana kandi cyane. Satani n'umuriganya. None duhuye mu minsi yashize arambwira ati ubu rero nyuma yaho naje kwakira amasezerano. Ata amasezerano yo gushaka. Jesus. Muzi ibintu byo gushaka igihe byavugiwe. Hari imyaka ishobora kubirenga 6,000. Waribonye vuba ahangaha. Murumva ikinyoma cya Satani? Muranyumvira nshuti z'Imana? Atubona neza none isezerano ndarifite. Urarifite? Data yaravuze ngo si byiza ko umuntu aba wenyine. Ubisezerano ryo gushaka uriherewe kanyarira koko rimaze imyaka irenga 1000 bingahe muri Bibiliya. Murumva kuyoberwa? Murumva nshuti z'Imana? Mwambabare mukajya mu ijambo ry'Imana. Ko ari buzasenga neza, ntugumwuma, ukaryoherwa mu rugendo, ukaryoherwa utegereje Imana, ukaba ufite imbaraga zikwihanganishije gutegereza gutabarwa, ko gutabara kwizagutabara. Ariko yigutabara warataye baba cyangwa warayobye, ariko uzikuyobera nko ku mugabo w'Umusiramu ufite abagore 3 ngo kuko imyaka ibaye 40 n'ingahe. Gupfa kuba ari umugabo, apfa kuba ari iki? Uzabaza abana n'abapagani, kubera ko bitavugwa nyine ngo abantu babivuga imbere ntiwabimenya 100% byose, ariko birabishye. Kuba mu rugo rutarimo Imana, waragize umugisha wo gukizwa ukiri mutoya. Imana ibahe umugisha. Reka dusenga Imana. Haleluya. Kaduhaguruke dusenge. Kwizera kuzanwa no kumva. Iyo utagufite kandi Bibiliya kurangiraho kuva, ufata umwanya wo kujya kugushaka. Gusenga si ukuvuga wenyine ugatondagura ukazanira Imana liste, ntabwo ari ibyo. Ubu twasengaga kuko twumvaga icyo Imana ivugana natwe. Gusenga ni communication y'inzira ebyiri, Imana ivuga natwe tuvuga.
sukurambura liste nka liste yayindi tujyana muri alimentation yo gushopinga. Tekereze gato y'umwana wawe aho uravugana nawe ari uko kuzaniye liste akaza pa akaguhereza liste kongera kwigendera, nta waramutse, nta mama, nta oya. Data arakwifuza, data aragushaka, kandi imigambi ye kuri wowe ni myiza, kandi umusanga ufite confidence kwa kumva iyo usabye ikintu nk'uko ashaka. Haleluya. Gutindana nawe nta muvumo bitamenagura, nta kuzingwa bitakata. Gutindana nawe birahagije. Ikintu gitangaje nuko ibyo tuvuga bifite umumaro mukeya kuruta ibyo we avuga, ko biritubwira ko tutaraba no kuvuga ijambo ritaraba ku rurimi rwacu, abazi ibyo dusaba. Niyo mpamvu umwanya wo kumva ijambo ry'Imana ukwiriye kuba munini, kuko ibyo avuga nibyo by'umumaro, bizakuyobora, bizakugaburira, bizakubaka, bizagukomeza, bizakuyobora inzira, bizakubera itabaza igihe ubuzima buzaba bwacuza umwijima. Ibyo avuga bifite umumaro. Abantu bose basenga badafite ijambo rigwiriye mu mitima yabo, kuko niwe wavuze ngo si byiza ko umuntu aba wenyine, imvune z'umutima umuremera umufasha umukwiriye. Tukiri inahangaha mu ijuru ntituzakenera gukundwa no guhabwa keya no kugira abagore n'abagabo, wowe tugeneye tukiri inaha. Ibyo bimpa ubushizi bw'amanga ko aba bahungu n'aba bakobwa barimo kugusaba ko wabubakira, uzabubakira mwami w'abana. Mu ijuru ntituzakorera amafaranga. Ibyo bimpa ubushizi bw'amanga ko wavuze ngo abagaragu bawe abakwizera, ayiwe inshuti zawe abakiranutsi bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Wabivuze tukiri intanganya guhora ku ngoma. Kucya bihiwe n'abanyeshyari. Ibyo bima kwizera, gukingura imiryango y'imirimo yo gukora ku bahungu bawe n'abakobwa barimo gusaba gukingurirwa imiryango. Basenga bazi ibyo basenga, bategereza bafite imbaraga zo gutegereza, kuko bahishuriwe data n'urukundo rwe n'imbabazi ze. Jambo ryawe ryarambwiye ngo iyo umuntu aje muri Kristo Yesu wibaga ngo arekeraho kwiba, ahubwo akoresha amaboko ye, ndebera mu cyo Yesu yakoze, kuko uzi ko bikenewe. Ndasenze ngo iyo miryango ikingurirwa abahungu bawe n'abakobwa bawe, bakoresha amaboko yabo, ubuzima bwabo buhinduke, ye kubaho depanda kandi ageze mu myaka yo kwitunga no gutunga abandi no gushyigikira umuryango. Kingura imiryango mwami w'abami, isi n'ibiyuzuye n'ibyawe. Nasanze warema kampani nshyashya, ugakingura imiryango mishyashya, ugakingura imiryango aho itari. Wowe ubasha gufukura amariba mu butayu, wowe uvisha amazi mu rutare, ntiwananirwa gutangiriza umuntu akazi muri uyu mujyi wa Kigali. Birakoroheye mwami w'abami, birakoroheye kugira ngo mbere ijambo ryawe. Wowe watwigishije iby'urukundo rw'umugore n'umugabo, ijambo ryawe rikatubwira ngo bagabo mukunda abagore ba, namwe bagore mugandukira abagabo ba. Wari uzi ko bidukwiriye tukiri inahangaha, uzi umuruho w'umugore afite kubwo kubura urukundo rw'umugabo we. Ubwo ubizi rero ubasha no kubikemura, ubasha kugarura uwo mugabo mu rugo, ubasha kugarura uwo mugore akagandukira umugabo we. Wavuze kuri Yohana uravuga ngo yaje kongera guhuza abana n'ababyeyi. Turasenze kugira ngo ababyeyi baruhijwe n'umubano utameze neza w'abana babo. Bamwe barababuze ntibamzi iyo barengeye, abandi imiriho itandukanye njya guhora ku ngoma. Icyo ubasha kugikoraho ukagarura mwami, ukongera ugahuza abana n'ababyeyi babo. Wowe ukiza agahinda, wowe watubwiye ngo yemwe abarushye n'abaremerewe musange ndabaruhura. Ndabizi ko uzaturuhurira inahangaha, kuko mu ijuru tubikiwe ibindi. Uruhura abahungu bawe n'abakobwa bawe bafite umutima urushye, batwaza ibibaremere, bakize ikimwaro. Wishyizeho ikimwaro n'isoni zacu, ubambwa ku musaraba wambaye ubusa kugira ngo tutazakorwa n'isoni. Twaza umugore n'umugabo bari hano, twaza umuhungu n'umukobwa bafite icyo bakubita hagatima, bakumva bakozwe n'isoni, bakumva babuze ijambo, bakumva batakaje dignité, bakumva batakaje icyubahiro, imiryango ikabaseka, abantu bakabaryanira inzara. Ikibazo cyabo cyahindutse tikete, gihinduka nk'izina bambaye. Ubasha kudukuraho ikimwaro n'isoni. Wakije wa mugore wari uri mu mugongo imyaka 12 anuka adafite imbaraga, ubasha kudukuraho ikimwaro dukenereraho. We wasanze wa mujenerali w'umunyamahanga ukamukiza imibembe
kandi yari afite imbaraga zirwana, wagatabarira igihugu cye agatabaruka, ugaha amaboko ye kurwana, ariko n'ibibembe bye wabyitayeho, utwitayeho muri detaye, n'ibisa n'ibitaremereye iyo tubibwiye abandi bakumva n'ibyo twigira, wowe ubyitayeho mwana. Urakoze ko tuzagarukana amashimwe ku munsi w'ejo, urakoze ko tuzagarukana ubuhamya, tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru, mu izina rya Yesu dusenze, amen.